Reka tubahe ikaze nanone hano kuri Key Property Rwanda. Nemeye nk'isanzwe umunsi rero turi Kimironko aho twaje kubereka inzu iri moderne, ni inzu nziza nshyashya wakishimira guturamo. Ni inzu rero ifite ibyumba bitatu, toilette ebyiri, salon salamanje, igikoni kiri moderne ndetse na negisi hanze. Iri mu buso 320, ikaba iri gushaka miliyoni 120. Ni karibu rero dutemberane inzu nziza cyane tugiye kureba kuri video. Yes, reka rero noneho tuyitemberane turebe uko bimeze. Ahantu turero ni Kimironko, bifata iminota nk'itatu uvuye ahazwi nko kwa Mushimi. Ni ahantu heza cyane rero, reka twinjire imbere noneho turebe se ubwiza bw'inzu yacu bumeze gute. Twagiyemo imbere, wana iyi ni gate yacu nuko ikingurwa. Wana ko ni gate nziza cyane imeze neza cyane. Wana ko ni ibintu byiza, ni inzu iri moderne. Reka twinjire imbere turebe se uko bimeze. Wana iyi nzira yose uko ubona hano, wana ko igiye ifite decoration hano, amatara, wana ko iyi ni inzira yose ishobora kuba parking. Ni ahantu hanini, inzu nziza cyane iri moderne. Ndababwiza ukuri ko aka kazu ni keza cyane, wakishima kugaturamo ahantu hatuje heza cyane. Urabona ko gafite design nziza. Reka ture hose, urabona ko inzu yose ni parking, urabona ko ni hanini kandi hari sanzuye. So reba iyi design, urabona ko ifite amavaze hano, urebe hejuru ko imeze, bakoze finishing nziza cyane, bimeze neza. Nkuko mubona, urabona ko ni akazu kameze neza, ni inzu iri moderne nziza cyane, ahantu wakishimira gutura. Urabona ko bahaye ifite finishing nziza, urabona ko aya mavaze y'indabo, wana no amabuye y'urugarika bagiye bomeka batanga ubwiza buhebuje. Wana ko ahantu hose hari amavaze, urabona ko idekoye neza. So aha tukareba, reba iyi bariko yaha ngaho kuri master room ukuntu hameze, wana ko ni ibintu byiza cyane moderne. Noneho tukaza kuri ruhande naho tuhafite akajaride, wana ko ni jaride itarakura ariko nimana gukura, wana ko bizaba ari ibintu bimeze neza. So aha ngaha naho wana ko inzu hano itawinjira ujya mu gikari, tukagira annex. Ubona ko hano ibintu bagiye bakora ko ni ibintu byiza. So reka tuve hano turebe mu nzu imbere se ho gifashe bite. Yes, mureka tujyane mu nzu imbere turebe naho se ubwiza bwaho bumeze. Wow, urabona hano kwibaraza hano kuri salo, ubona ko reba decoration ziri hano, amatara, reba nka nimugoroba, ubona ko biba bisa neza. So reka twinjemo imbere, mbereka ko tutarinje. Ubona ko uru n'urugi hano, nuko rusliding, wana ko ni ibintu byiza cyane, urukingurwa mu buryo bwa moderne rukaduha ikaze mu nzu. So reba inzu, nuko ndababwiza ukuri, iyi nzu ni inzu nziza iri moderne wakifuza kubamo. Reba decoration, parafo ni gypsum, reba zino finishing, wana ko utu tubuye hano tw'umukara, wana ko dutanga design nziza. Reba TV stand, nuko rero nababwiye, wana ko iyi TV stand nziza, wana ko ni ibintu byiza cyane, ahantu heza cyane hari moderne. Ikintu cyose kiri hano ni moderne. Aha naho dufite idirishya, wana ko hano hajya utuzindabo decoration ikahita bisa neza cyane. Noneho uruhande naho dufite, reba iyi decoration y'aya mabuye, wana ko iyo haka itabira bisa neza cyane. Wana ko iyi ni inzu nziza cyane bubatse bigezweho, iri moderne, miliyoni 120 ikaba yawe. Uru ruhande naho, aha naho kuba salamanje nkuko muri kubona, wana ko hari open hamwe na salo birafatanye. Tuvuye hano rero tutatujya mu gikoni, reka turebe naho seho bimeze bite. Aha naho dufite igikoni cyiza kiri open hano, wana ko gifite design nziza, aho ukahita winjiramo. Wana ko dufite igikoni cyiza kiri moderne, ko kiringane utubati twiza, wana ko bimeze neza cyane ahantu hose. So wana ko iki ni igikoni cyiza kiri moderne. Rero kureba muri salo no mu gikoni, reka tujye no mu byumba naho turese ibyumba by'inzu yacu bimeze bite. So reka duhere muri master bedroom turebe se ho bimeze bite. Ariko uruhande twagira ibyumba bibiri bisangiye, dushe toilette ko turebera nyuma. Reka hano twinjiye muri master. So urabona iyo dukinze uku nguko hano mba ninjiye muri master. So
niho itandukanye n'ibindi byiza n'ibindi byumba. So hano dufite master nziza iduha iyi TV stand. Wow, urabona ko bimeze neza, ifite iyi hano ho gushyira umwanya wo gushyira televiziyo, tukagira icyumba cyiza kinini, tukagira aka kabati. Iyi ni garderobe, ubona ko ni garderobe nziza ifite amabara meza. Ahantu cyiza kino nzu nayikundi, ifite design nziza. Ahangaha dufite miruwari nziza yo kwireberamo. Ahangaha tukagira n'iyi design, ubona tuno tubuye natwo dutanga ubwiza bwiza. Tukagira n'aya matara aba hano ku mutwe w'igitanda, ubona ko ni ibintu byiza cyane. Tukagira n'iyi decoration aho gushyira udutako bitandukanye cyangwa se washyira ibindi bintu. So reka noneho tuvuye hano mu cyumba tujye kureba se douche na toilette y'iki cyumba se bimeze bite. Wow, nkuko muri kubona ko dufite toilette douche nziza ifungwa, ubona ko kugira ngo amazi atagutarukira ni ibintu byiza cyane. Tukagira toilette hano, tukagira n'uyu mwanya mwiza hano wo gukarabiramo. Afite miruwari irasa neza. Iyi nuza y'amazi yo hejuru, shower water, shower water, ubona ko ni ibintu byiza cyane, amazi ashyushye n'akonje hano bikaza. So reka tuvuye hano turebe mu bindi byumba naho se bimeze bite. Tuvuye muri master room, reka turebe ibindi byumba. Uruhande dufite ibyumba bibiri bisangiye douche na toilette. Hari iki cyumba, reka tubanze aha, ni ibyumba byose bingana. So ubona ko ni ibyumba binini byisanzuye. So iki cyumba ndetse n'iki cyumba dufite kuri uruhande, reka nacyo nkibereke hamwe n'iki cyumba. Ubona ko ni ibyumba bibiri bimeze neza, biri nini kandi byisanzuye, biraza bigashenga cyangwa se bigasangira iyi douche na toilette y'ahangaha ari ibyumba. Bibona ko ni toilette nziza nayo igezweho, iri moderne nkuko muri kwibona, ifite ibirahure bifunga, ikagira water shower. Ubona ko bimeze neza, iri moderne, itanga amazi ashyushye n'akonje. Tukagira toilette ahangaha ndetse tukagira n'uyu mwanya hano aho kwirebera mu gihe umaze gukaraba, ukaza hano ukihanagura, biba bimeze neza. Tumaze kureba mu nzu rero, tugiye kureba mu gikari se turebeho inzu y'umukozi abahe n'igikoni cyanze se bimeze bite. So hano ukinjira hano ubu tuba tugeze mu gikari. Ahangaha dufite douche na toilette byo hanze bikoreshwa n'umukozi. Iyo ni douche na toilette, ubona ko ni toilette nziza imeze neza. Aha naho rero tuhafite igikoni. Iki ni igikoni cyo hanze ku bantu bakoresha amakara cyangwa se aho batekera ibishyimbo. Ubona ko ni igikoni cyiza kimeze neza. So uvuye aho mu gikoni rero, aha kuri ruhande naho tuhafite inzu y'umukozi. Ahangaha, aha naho umukozi arara. Ahangaha naho tukagira inzira yo mu gikari ariko igenda ikakwinjiza no mu nzu mo imbere unyizera. So ni ibyo ngibyo rero nkuko umaze kubibona, ubwo nuko mu gikari h'inzu hameze. Yes, nkuko mumaze kubona rero tumaze gutemberana inzu yacu. Turi Kimironko hafi yo kwa Mushimire. Ni inzu ikugurishwa miliyoni 120. Ni inzu igizwe n'ibyumba 4, toilette 3, salon na salle à manger, igikoni mu nzu ndetse na annex y'umukozi, parking nini nkuko mwagiye mubibona. So ni inzu iri ku buso bwa 320. So ni karibu rero mubashe kwigurira iyi nzu.